nukurumye mu bayituye mu gitondo uti waramutse sheri ugicamunsi uti wiriwe ute wakunze urwo naburiye izina atanga imbabazi rusange ubakunze utaraza bibaho ndabisoma nkashira inyota umbamo wambereye uri mwiza ukabumwe mudarura ukwiye urukundo urabikwiye byose urabikwiye ninde mucuzi w'umuhanga wacurira impeta y'agaciro bazayambika uwanyihariye nkamuha urukundo rwa buri munsi we baruvuga kwica ingendo z'ukwanjye urukundo nyakuri rwari ubukire ntaririra bibaho arasoma nkashira inyota umbamo yo uruwo nakunze yo uruwo nashimye my baby naragukunze my lover mudarura ukwiye urukundo urabikwiye byose urabikwiye uri mwiza ukabumwe inzozi zanjye wazigize impamo sinzatatira iki gihango igikundiro cyiza nzagutetesha bitinde reka mbabwire agakuru keza sinzozi narose impamo rwose twahuriye mu iwabo iwacu mu muryango kwa Rusanganwa ninjye data na Stasi yashimye ko mba umusangiza w'imisango ndahuza ngahuza abo duhoje uruhanga kandi abo nabo mba nabakiriye nkabereka ibyimbo bagaca akabogi ariko munyemereye imbere ya byose indambura ibiganza turamukanye bashyitsi bahire mugire impagarike n'ubugingo maze amahoro n'amahumbezi ndamenya kugira Imana rero warantoje umwana wa giteko ujye wibuka rugira ugira byose ari ugambira ntagamburizwe wowe waduhaye uruhanga ruzira umunkanyari ngo tuzataramane muri iki gitaramo nanjye ndakwemerera unsinga ikimuri mu ruhanga ngo nzabahuze mpangara igihanga abagabo ndakubwira izuba bahuze mu ruhanga wantoje munyemere mu byimbo byanyu maze mwigirire kubona Imana gusiga turagushimye data twese uri mu ijuru tugushimye neza n'urukundo dukunda abanye natwe twigagarije nk'Imana icyubahiro ni icyawe twongeye guhurira ahantu turakwinze kugira ngo ibikorwa byose bigiye kubera ahangaha ntaba ari twebwe ahubwo icyubahiro cyawe kiganze amagambo agiye kuvugirwa ahangaha ntaba ari twe ibinyobwa n'ibiribwa ugeze ubihumanure bitunga umubiri nawe utunga ubugingo tubisabye twizeye mu izina rya Yezu Kristo umwami wacu amen ku izina ry'Data na Mwana na Roho Mutagatifu mucakabari
Yego nagiraga nti twakire iri ni ifunguro twaguteganyirije ndetse nabo mwagendanye ariko mbere na mbere kubera ko ari wowe uri ku ruhembe niwe mbanje kwakira harakurikiraho nabo mwagendanye. Murakoze cyane numvise inyengo ni yayindi isanzwe nzi wa mutsamo nyine uko Sipiriyani wa kera. Murakoze kandi. Yego warugize uti nako wari wibagiwe iki? Ntacyo nibagiwe nkubwiye ko nshimye ko munyakiriye. Urakoze rero ngaho jya mu byimbo byawe. Murakoze cyane. Bwana Augustin nk'uko mu kanya dusuhuzanyije twakwakiriye nagira ngo bakwakirire n'abo mwagendanye bose. Abashoboje abantu bo muri Rukundo muraho. Ubu nk'uko nasaza amaze kubivuga naje ndangaje imbere y'izi ntore mureba ziri hano ku butumire bw'umuryango wa Sipiriyani. Rero barabatumiye umuryango twatumenye ati tuba dufite igitaramo muzaze mutaramane musangire tuganire. Nk'uko bisanzwe mu Kinyarwanda rero ndagira ngo mbanze mbahe intwererano no kugira ngo mutarame dufite igitangira. Igira hafi rero w'intwererano umuryango wa Kimenyi wambaye ngo intwererano ivuye mu muryango wa Kimenyi. Iyi ni intwererano rero yo kugira ngo iki gitaramo cyacu tukizihize tumerewe neza. Reba neza. Urakoze. None simvuga ututwereye se baza n'ikirahure tuyisangire. Uvuze ko nyuma urasaba iki? Gahunda yo kuvuga ngo garara itazaba yifatirana ariko bageranye zo gusura kugira mu muryango. Urakoze ndakumva. Muri aka kanya twakubwiye ngo turakwakiriye duhaye intwererano niba hari ijambo usaba muri iki gitaramo turariguhaye. Murakoze cyane. Mumuhera amashyi. Bwana Sazi rero nakomeye ko naje ndangaje imbere y'izi ntore tuje muri iki gitaramo cyanyu, ariko hari irindi jambo umuryango wa Kimenyi wawe warwo hambere aha ngaha urabyibuka twarabonanye twarabagana. Ubwo rero ukuntu nakubwiye nari nje kugira ngo dusubukure gahunda. Ubwo naje hano rero ababwira bati ugere ujye muri icyo gitaramo ariko ntuzazire aho dore n'irindi jambo ukwiye kuzana ku muryango ukazitererane gusanga. Mu izina ryabo turi kumwe n'umuryango wa Kimenyi n'amaribiyane naje nje gusaba umugeni muri uru rugo. Muri makeya ibyo ngibyo iryo jambo kugira ngo bakuzirane abasigaye umunsi umwe.
iyi ni inzoga isaba umugeni rwose reba neza rwose yakwibagitse turayakiriye murakoze mumuhe amashyi iyi nzoga rero aho urabibona tugiye kuyinywaho iraryoshye mutanga amashyi arakoze iyo aza kuvuga ko itaryoshye nari guhita nkwaka indi urakoze rero reka ngushimire hanyuma komeza ijambo ryawe tunagitsinze cya mbere nk'uko nabivuze mu kanya rero nakubwiye uwo nsaba kugira ngo utabaho uvuga ngo yagiye kwiga cyangwa se wagiye itumanaho ry'ubu ngubu byose byaba birangije umuhungu nsabira ndabizi yambaye raporo mu gitondo ati twanavuganye ambwira ko ari no mu rugo ubwo rero kuba ari hano kandi nakubwiye uwo ari we utaza kumbwira uti dufite abakobwa benshi nakubwiye ko Akimpaye Francoise kandi mwemeye ko mumumpaye wamarije ba nyirasenge yuko ibuze batanga umugeni genda ubabaze nari ndasobanuza wibitiramo nibyo ibyo twumvishe ni byiza umugeni turamutanze iyo baguhaye umugeni bigenda bite tugukoshe tuguhaye abageni kangahe kandi uzi ko nagiye papa bose hari ideni ndimo soko ubushize barizo ukongera kudukera ubu ngubu menye wagiye uzana abanyokuru n'abanyokuruza iyi ngiyi niyo mpamvu iyi niyo rugori yakoye ba nyogokuru na ba nyogokuruza niyo utuzaniye rwose kubera ko twakubwiye ko iyo wakoye ubushize arizo wongera kudukwera nta kibazo turayakiriye mbese iyi ngiyi twebwe tuyita cyose twegere inka n'abageni tugakomeza iyi ni imashini izajya ifata ubwatsi nako mashini nako turakazi natwe turakagira iki kibumbiro rero akibona ndakibona iki ngiki biragenewe ko tugisanganwe se hanyuma rero uzi ko kubona kera twabaga dushoboye gusa wabishobora uracyabyuka yewe ndashaje ntawe nashoboye gufata ntawe uracyabyuka ubuze ko kiri mu busa reka ngihe uyu muhungu atwereke ukuntu ahubwo azajya ajya niba uri bubishobore wowe ngaho umuryango wa pole nimwakire izo mpano badukwereye murakoze cyane abavuze ngo n'Imana ikunda amaturo reka nanjye nyakire urakoze murakoze ni umuhungu rero
kugira ngo mukwereke ko mutiri mu mukoro kuko we niba mwazanye nkwereke Rukundo kuko turi ntabwo imbere ngiye kubaza ngo ko mbona basa bose uyu nguyu Rukundo Jean Marie Raphael. uraho Rukundo wowe Raphael turakwakiriye Rukundo abakuru mu bahungu iyo nza kumenya ko ariwe mba nagutoneye kwa data n'ibiganiro bikabivuna reka nguhereze ikiganza nkwereka agatsinzi rwo bahize rwego rwanihirirwa mbara inkiko yanze kurema nyaruka wakabavumbanya uruhizi cakabuki maze na pare yapanze pura nta gupinga ngapangure nawe acaka umuhungu wawe ndamusuhuje maze mu mbavu numva arana ngira ikibazo niba arwaye impungenge nayindikirije data kugira ngo uze ko munsubiriza umugani wacu ahagaze nk'abitumira abatuma kuwo nkunda abatuma kuwo nkumbuye murandebera umutware wo kumukonda ndebera umukuru nyiragukuru umukuru mu bakobwa maze atambuka Rukundo aramushaka umuhungu witwa Raphael uramuzi uyu munsi rero aje uyu mugabo ubona uri imbere yacu witwa Agustini yaje asaba umugeni witwa Francoise kandi ni wowe atubwira ko amusabira umuhungu we witwa Raphael. Ubwo rero umuryango wateranye wemeza yuko utanze umugeni wowe ukamuha umusaza witwa Auguste nawe wasabiye umuhungu we uzi ariwe Raphael. Umuryango uravuze ngo Auguste rero akira umugeni wasabye Francoise nguyu soza uyu musaza. umuhungu wawe rero n'umugabo wawe Raphael bavuze ko muzi Raphael
mubyare hungu nakobwa we ni muvuzi munda abana bacyuye inganji we Sabe
yegobib.com. kugeza kwiherezo ry'ubuzima uzahora wa mbere nawe uzakuza imbere ibibazo byose bizaza ingorane tuzanyuramo byose tuzabisangira kuko ubu tubaye umwe nabyemeye tuzasangira ibyishimo ndetse n'agahinda inshuti dusangire abandi nawe uza kwanga ngwansige mu gihe ngihumeka umutima ugitera ntuzumva uri wenyine imbere y'Imana imbere y'abantu iri ni isezerano ritabaho nakereye kugeza kwiherezo ry'ubuzima uzahora uri wa mbere nawe uzakuza imbere ibibazo byose bizaza ingorane tuzanyuramo byose tuzabisangira kuko ubu tubaye umwe nabyemeye numamagara nzitaba mutiraza gukiriza no mu mwijima nuhabakabusanyumva mu gihe ngihumeka umutima ugitera uzagera wikiza umwanya wawe w'amayeye imbere y'Imana imbere y'abantu iri ni isezerano ritavaho kugeza kwiherezo ry'ubuzima uzahora uri wa mbere nawe uzakuza imbere ibibazo byose bizaza ingorane tuzanyuramo byose tuzabisangira kuko ubu tubaye umwe nabyemeye nzahabubaye mawe wishimye amarira nashoka nzaba uwa mbere kuguhoza nibiba ngombwa tubirane bajijitana makombe kisasa umusenyi n'imfizi ya Rukundo yahageze bagurukira wihangereza kuziririza yagiye tumupaka mupadiri yibonye inagira umugati abakarani bagikaraga bagaramu mu bitaro imfizi ya Rukundo yasimbutse Nyabugogo Nyabugogo yibonye itigomero kwegera mwakagabo ibintu yaje kumumaze amarongo n'izindi bazirongo ibintu nk'iki mu mbungira mihigo hari imibera yaje kurara mu gihuru igihugu kitaza bari bazi kuranguriza bari bazi kwanga no kubaka gisirikare mama batayizigura kungura ukiwandi usanze uruzi rwuzirana umugimba intwara zikubita ibiteshoza abagunga bari guhagarara ingagirwa yabikira nagiragirwa ntibanje yavumbu rwa gahindeka reka yashubitse Nyabugogo Nyabugogo ibari ku mamanda urwayitero warakogo reka nshutse kumeze ncutse yampagahindeka reka yayindi yasiga nyaniga amatswe mu ishyamba rya Manini n'amanyegera data mwiza uza naje ndongoye ku musore wacu kubera umukobwa yakunze Rukundo rudakumirwa yamukoye umunani ufunze izihagarariye sinagera navuze izina ryayo niyanze ubw'impirizone nayo tunara nayise yanyange mbere nanjye nagirwa ntiganje n'ingabo iranga amagaju yarayisobanura urwo rw'urugamba rumaze kurema imfura zateranye mbere nahageze mwapfuramwe data mwiza reka ntiri namwe gusanga
dutajuka imitima rwa nyirimbirimbindi rwa muhandagaza ngo duta mu rwatero duta mu turuka ngo kandi gakiga mwene cyo bugufi ubundi muri ngofero mu mutwe umwe mu mutwe wanjye maze nkure ngende nguhereze inkuru njye mu rwuri umumugisha data mwiza urakoze akiriye inkuru sinaguteza ikizayikoresha wampura we mu ruhame rw'ikoranabuhanga ngusuzuguye babarira ngende tubire mu rwuri umukobwa wacu yakunze undi turizone nayirebye uburyo yera yitwa inyange n'imararungu n'imara agahinda papa mwiza urakoze imana izaguha umugisha uzakomeza mugende imbere papa mwiza data mwiza ubutumwa mwenda bushoje dore muze dutunze muri za nkorabikino muze dutunze hari izo bashimye inkumburwa bashimye inyange bashimye imara agahinda bashimye kimandara bashimye impabanyi abanyimutakara shotisakira naryo uruganda maze kandi babikora nizo dutunze urabizi turi abatunzi ukomeze bitera imbere papa mwiza wanjye kora ku nkoni yanjye urakoze papa wanjye ndabakunda cyane muri imfura rukundo rudakumirwa mukiye dawe uri mu ijuru ya rukunga ntumuri n'akaruzini y'amageragere yogeye inkamagaza amazi akazayigera mu narutagenda mu kibera cy'impunzi inyana zinkesha zihunga ababirigi muri cya cyago cya rumanura bamuri imana mbyutse ubukombe seruhimba na mfizi baterekeraga izamihana ntumuyozi wirungurwa babere maremare umusore warunyoye asa na kirima nzira ikubita ikarabi kuwanya niumbeza wundi rutisha amakuru ntindi havoma umutuku dawe nyakugira imana amahamba bwakwira bugacya nanzika amazina yazo titabaye turikirije ahamagazi ya nyamurwa ikamugaye ijyamahati nyihareta muhaga mwamugawa nyir'ijyambi gisanganiza ingoma n'umurage w'ibihumbi gasusurutsa impinga z'amaze imitima nyirazo rwema akaba yitegeka ingero impinga zambarira muranya ziba zitetse inyamibwa kubimanza baharanye amarere yo kurata izabujiza bene rugaga basanze ziryamye barazitinya bageze inyarubuga barorera guhabwa beka imitavu n'ibyikoreye imitobe n'inzoga ati nasanze ndasaba ikabashebuja impamvu y'urwemekazi bamitagira impungu n'ikararuka ngo wimire ntigenda mu ngabo z'umuhure ntawe uyorwa yahirwa n'ingambwe uzaho yajura ikabikoreye ikina n'intima n'ikirego n'umuhinzi batije nkanze mwiga abanyamahanga isanze za mutara z'imuhimba yagiyegere ntiguhita ese ni muhumura n'abahuye n'igikaka igikuba kibacitse mureke mubyongorera akawuza rutaburi mu ngingo zirimo rwabindeshera maze byatatu bagiye bari kiri igeze mu gakeye n'umurakanye uvuga niba utabana baragiye nkandi barayibona bakenda kuri igita bagasanga itari ingome niyo ngome izimirira ntihikanga impuruza yitwa iminyuza mugabo yakubitanye irega nk'abanyinkuru baje barahirika imika inkongi yego ndakumva ya gahunda wahoze unyifuriza ko ibyo kuzakora ejo byose turabirangije uyu munsi kuko nakubwiye ntabwo nje igicamunsi cyo kurara ibyo byose n'abantumye bakeneye ko zo kubagira ngo babwire uko byagenze rero ubu ngubu ntabwo noneho kubabwira ubutumwa nibyo ukaba kandi waje wigabye wagize amahirwe umunsi utinda kwira ubwo rero umunsi watinze kwira hakaba hakibona kandi ukaba waje uri intumwa reka nkwemerere rwose usezere ujye kuvuga ubutumwa ubushyikirize uwagutumye nazi neza ko uri kumwe n'abantu b'igituse kandi mugendana murakoze murakoze
bareshya bose ngwino wampoza ku mutima nkesha amahirwe mu buzima ngwino se simbira isumba yandi urabagirana n'umucyo ukeye ni wowe nkesha urugwiro wanyiyeguriye ukimbona usanga ngusanga birimpamo impaka n'impuha birakama numva agahinda karashize umucyo untaha ku mutima muto nisiza gutahira ndagatahira ikinyoni nyuma y'ibyo wambwiye ngiye indahiro yanjye sinteze kuza hari Rukundo Jean Marie Raphael Akimpaye Francoise Zimero tugaha ikaze abageni bacu muri iki cyumba cy'umurenge wacu wa Runda tugaha ikaze ababyeyi abavandimwe n'inshuti mwaje mubaherekeje muje kwishyikira ubuhamya bwabo bagiye guhamiriza imbere y'amategeko ko bemeye kubana nk'umugabo n'umugore mu rugo rwabo kandi nta gahato. Abageni bacu rero ni karibu banje gushimira abaherekeje kuko baza babaherekeje gusa ariko ntabwo bazi ko bataje tutabasezerana. Ubu ngubu ugiye n'abageni twenyine ntabwo twakora isezerano ngo byemere kuko bagomba kuba uruhame ruhamya ko abantu basezeranye. Uruhame rero ni mwebwe muba mwaje nk'inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi muteganywa n'itegeko muba mwaje rero muri abantu b'igiciro muri uyu mwanya impamvu tubashimira kandi tukanabibabwira. Niyo mpamvu rero amategeko iri ryo gushyingirwa riteganya ko tutemerewe gushyingira umuntu utaragira imyaka y'ubukure. Imyaka y'ubukure kugira ngo ushyingirwe imyaka 21 gusubiza hejuru. Ubundi mu buzima busanzwe mu myaka 18 abakuze naho kugira ngo ushyingirwe ni imyaka 21. Abageni bacu rero tugendeye ku byangombwa byabo by'amavuko n'amarangamuntu yabo iyi myaka barayikwije hari n'abarengejeho dukeya. Nkora mukecuru arengejeho dukeya ikindi amategeko rero ategeka nuko tutemerewe gusezeranya abantu bataranyura muri za nzira z'ibanze z'ubukwe bwa Kinyarwanda. Ntabwo twemerewe gusezeranya umusore n'umukobwa igihe hatarabaho ya mihango y'ubukwe, ndavuga gusaba irembo, gusaba umugeni, kumwemererwa ndetse bakanagukosha ukanakwa. Ibyo itegeko rero rikaba ritegeka ko tugomba gushyingira umugabo n'umugore umwe. Abo dushyingira rero bagomba kuba nta yindi sezerano ryo gushyingirwa bafite. Bagomba kuba ari ingaragu imbere y'amategeko cyangwa barigeze gushyingirwa iryo shyingiranwa rikaba ryaravanyweho n'urukiko. Icyo gihe abemerewe kongera gushyingirwa imbere y'amategeko nta kibazo. Ikindi rero twibutsa abageni nuko isezerano ntabwo ari ugukenyera no kwambara neza ngo uze hano ku idarapo gusa, ahubwo ni inshingano uje gufata, ni inshingano uje gusinyira kandi uje kuzisinyira kuzazibamo ubuzima bwawe bwose uhereye uyu munsi. Twibutsa rero ko atari umuhango gusa kugira ngo musezerane tubafotore mudusengerere turye birangire, ahubwo ni inshingano ubufashe ugomba kumenya ngo nazifashe. Izo nshingano rero zita zizana izindi ugomba kubahiriza. Bivuze ngo iyo umaze gusezerana na mugenzi wawe ahangaha ubaye umugabo we n'abaye umugore, ku kanya rero ugomba guhita umenya ko urugo rwanyu rwatangiye kubaho, ukamenya ko urugo rwacu ruzatungwa n'iki. Iyo ni inshingano ya mbere iza. Abashakanye bafite inshingano zo gutunga urugo rwabo, ugatunga